imisoro itaxi mu gice cya serivisi z'ibinyabiziga. Ibi byakozwe kugira ngo abakenera serivisi z'ihererekanya ry'ibinyabiziga barusheho kubahiriza amategeko mu gihe cy'ihererekanya ry'ibinyabiziga. Ubu ugurishije azajya asaba imibare y'ibanga azajya asangiza ugiye kugura ikinyabiziga cye hamwe na noteri wigenga uri bwemeza amasezerano yabo y'ubugure kugira ngo barebe ko icyo kinyabiziga nta birarane by'imisoro gifite, kidatambamiwe cyangwa se ikindi kibazo cyatuma ihererekanya ridakunda. Abanoteri bigenga nabo barasabwa gukoresha no kwemeza amasezerano y'ubugure akurwa muri systeme y'imisoro gusa, ndetse bakanagenzura ukuri n'umwimerere w'ibikorwa bigendanye n'iryo gura n'igurisha. Izi mpinduka kandi ziri mu murongo w'ikigo cy'imisoro n'amahoro wo guteza imbere serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga hagamijwe gutanga serivisi zihuse, zinoze kandi zirangwa n'umucyo. Muri iki kiganiro turibanda kuri izi mpinduka, turareba icyo abahererekanya ibinyabiziga bose basabwa, tunarebe icyo banoteri bigenga bemeza amasezerano y'ihererekanya ry'ibinyabiziga basabwa. Mu bukangurambaga ikigo cy'imisoro n'amahoro giherutse gukora mu guhererekanya ibinyabiziga, cyabonye ko hari ibisaba ko ikigo cy'imisoro n'amahoro kigira impinduka mu guhererekanya ibinyabiziga, hongerwamo mu ikoranabuhanga risanzwe rikoreshwa mu guhererekanya ibinyabiziga izo mpinduka. Umuntu uguze ikinyabiziga agomba kubanza kureba neza ko icyo kinyabiziga kidatambamiwe cyangwa se kidafite ibirarane by'imisoro. Kugira ngo amenye ko kidatambamiwe cyangwa se kidafite ibirarane by'imisoro, ibyo agomba guhabwa kode n'umugurishije imwemerera kubona amakuru agendanye n'ikinyabiziga agiye kumugurisha, bigatuma yafata umwanzuro wo kugura amaze kubona neza yuko nta kindi kibazo azahura nacyo muri Mutation. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu bagendaga bagakora amasezerano, bamwe na bamwe bakanayakora n'abantu batabifitiye ububasha. Hanyuma tukizera ko amasezerano ku binyabiziga ndetse n'ikinyabiziga umuntu aguze nta birarane, nta tambamira, ndetse n'amasezerano akozwe neza, ikibazo mbese kigendanye nabyo kigakemuka. Izi mpinduka zirareba abantu batatu. Wa mbere ni ugurisha. Ugurisha mu mategeko ubundi niwe ufite uburenganzira ku makuru ye, niyo mpamvu agomba kubanza gusaba n'iyo kode ituma amakuru agendanye n'ibirarane by'ikinyabiziga cye undi muntu yayareba, ni ukuvuga wa wundi ahaye iyo kode. Amaze gusaba iyo kode arayiha uguze, uwo bari kugura. Uwo ari kugura abashe kwinjira kuri iyo kode, abona amakuru agendanye n'ikinyabiziga cye. Abafite ibinyabiziga bashaka guhererekanya, abagura, abanoteri bigenga bose barasabwa cyane cyane kwitondera ihererekanya ry'ibi binyabiziga, bakabanza kugira amakuru kuri byo mbere yo kubihererekanya. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyamaze guha amahugurwa abanoteri basanzwe bemeza amasezerano mu ihererekanya ry'ibinyabiziga, kandi nabo bagaragaza ko amakosa bakoraga mbere azakosorwa. Ibibazo duhura nabyo mu bintu bijyanye n'ibinyabiziga ni ibibazo byinshi bitandukanye, nk'abantu bagurisha imodoka bakayihererekanya inshuro nyinshi, bakaza kwa noteri kuza gukoresha amasezerano, haba bafite imyenda kuri tini yabo hagaragaramo umwenda w'amafaranga menshi. Ibyo ngibyo ugura we kenshi hari igihe batabyitayeho, abakurikiye inyungu zo kuvuga ngo abonye imodoka, ariko ntabwo twari dufite access yo kwinjira ngo tubone iyo myenda umuntu afite, cyangwa se ugasanga harimo n'itambamira ariko ukaba utabasha kumenya ko harimo itambamira. Ariko aya mahugurwa aradufasha cyane kujya dukora amasezerano asobanutse. Hari nk'ukuntu wakoraga amasezerano kubera ko nka shasi idahuye, ugasanga ukoze amasezerano shasi uribeshye cyangwa se kuri plaque. Mu by'ukuri umuntu akoze amasezerano waherezaga umukiriya ukamubwira uti soma urebe ko ibyo nanditse ari byo, ariko nka 60% ntago bajya basoma ngo baverifie barebe niba natwe nk'umuntu ushobora kwandika ukibeshya akajyana amasezerano, yajya gukora ihererekanya ugasanga shasi yanditse nabi, amasezerano bakayasubiza kwa noteri, agatakaza umwanya we, agatakaza amafaranga yitike agarukaho kwa noteri yakoreye, cyane ko umwe ari igihe usanga yagiye gukora nka Dubai Port Masaka, urumva nkorera nk'ibatsinda aragarutse cyangwa se asubiye Nyabugogo, ugasanga atakaje umwanya. Ibyo rero biradufasha cyane kuko turajya dukora amakuru yizewe. Nyuma yo kurangiza aya mahugurwa, kongera gushyiramo imbaraga kubisobanukirwa kurushaho, ari uko umuntu azajya akora verification zihagije muri system,
hakoresheje iyi sisiteme barimo kutwigisha, ku buryo ushobora kumenya ko umuntu uje kugurisha ikintu ari nyiracyo koko, ukamenya ko umuntu ari nyiracyo, icyo umuntu agurisha ari iki, atari kuba yakiyitirira. Wenda ugakoresha iyi sisiteme tugashyiramo imbaraga mu kuyisobanukirwa, twamara kuyumva neza ukajya uyinjiramo ukamenya ko umuntu icyo agurishije ari icye, atari ikintu ashobora kwiyitirira. Mu by'ukuri twakoraga amasezerano, ibikorwa bisigaye hirya yabyo bikaba bitakiri mu biganza by'abanoteri, bikaba bisigaye ari uruhare rwa Rwanda Revenue. Ariko kuba hari icyo nakwita nka follow-up izaba ikurikiyeho cyangwa gukurikirana ibikorwa wakoze, turumva bizagira amakosa bigabanye. Buri wese yandikaga amasezerano mu buryo bwe. Ubu ngubu ikigo cy'imisoro n'amahoro cyateguye amasezerano mu ndimi ebyiri, no kuvuga Ikinyarwanda n'Icyongereza, azajya atangwa na system bitewe n'ururimi ugurisha cyangwa se uwatanze impano yahisemo, akaba ari nayo yemezwa na noteri. Gushyiraho umukono ku masezerano ku basezeranye ivangamutungo ni ikintu gishya kiri ngombwa muri aya masezerano. Kuri aya masezerano azajya asabwa yuko na wa wundi bashakanye ashyiraho umukono wemeza yuko uwo mutungo w'urugo bawugurishije. Ni kimwe mu masomo twagiye tubona muri iyi minsi tumaze turi mu bukangurambaga, yuko wasangaga wenda umugore yaje akavuga ati ngiye buriya niya modoka ijya kugurishwa sinabyemeraga, sinari nanabizi, cyangwa se n'umugabo akavuga ati ngiye sinari mbizi. Ubu rero twabonye ko ari byiza ko uwo mutungo ku bantu basinyanye ivangamutungo bimvikana yuko bombi baba bemera ko bagiye kugurisha, hakajyaho umukono uwo bashakanye. Ni ikintu gishya birumvikana, ariko ndumva abagomba kugishyira mu bikorwa barakizi, ni ba noteri, ku buryo n'abandi ariko bagiye gukora igura n'igurisha ry'ikinyabiziga babimenye ko kizaba ari ikintu gisabwa. Izi mpinduka zizafasha mu gukumira uburiganye cyangwa amakosa mu ihererekanya ry'ibinyabiziga. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gisaba abahererekanya ibinyabiziga kubanza kugira amakuru y'iki kinyabiziga bagiye guhererekanya. Abanoteri bahuguwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro nabo biyemeza kubanza kureba amakuru y'ikinyabiziga mbere y'uko bemeza amasezerano. Mu rwego rwo kugira ngo ihererekanya ribe, noteri yagombye kugira ibintu yitaho, akareba tese iki kinyabiziga kigiye gukorerwa ihererekanya nta bibazo by'imisoro gifite. Byaba bihari, Mutation ntikorwa. Nicyo kintu cy'ingenzi nabonye tugomba kujya twitaho mu gihe abantu baje gukora amasezerano y'ubugure, ari nabyo biganisha ku ihererekanya. Icyo kintu kikarebwa. Icyo nasaba bagenzi banjye, nk'uko tuba twiyemeje gukora uyu mwuga, icya mbere ni ukuba inyangamugayo. Ntekereza ko no mu itegeko ryo kugira ngo umuntu yemererwe kuba noteri bongeyemo ko agomba kuba ari inyangamugayo, agakora amasezerano y'abantu bahari, atari wa muntu ujya gukora amasezerano. Baduhaye nk'urugero rw'umuntu ujya gukora Mutation agasanga Mutation yabaye kera. Inyandiko z'ingenzi zisabwa muri ubu buryo bushya ni amasezerano y'ubugure cyangwa se amasezerano y'impano. Ubu wagurishije cyangwa uwatanze impano arajya ayakura muri sisiteme isabirwamo ihererekanya. Hari kandi impapuro z'ubwishingizi. Mu gihe wagurishije ari kampani, hazajya habanza kujyaho imyanzuro y'iyo kampani n'icyemezo cy'iyandikwa registration certificate. Hazajya hajyaho kandi inyemezabwishyu ya IBM igihe uwagurishije yanditse muri TVA. Baguzi b'ibinyabiziga ni mugenzure mbere yo kugura ibinyabiziga. Mwibuke ko mwashyiriweho aho mushyira ya kode mubanza guhabwa n'uwo mugiye kugurira ikinyabiziga, kugira ngo murebe amakuru y'ikinyabiziga mugiye kugura. Nimukurikiza iyi nzira rero, aho mushobora kunyura ni kuri website y'ikigo cy'imisoro n'amahoro, ariyo wa3.rra.gov.rw, ukajya handitse ngo injiza kode hano. Ushobora kandi no kureba uciye ku kanyenyeri 800 urwego ugakurikiza amabwiriza. Abakeneye ibindi bisobanuro mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.